Nk'ibisanzwe dutangira Alexandre yicaye arimo afungura, ariko hirya gatoya hariho umusore mwiza w'inkorokoro ikakama wamurebaga yarimo yirira baga. Alexandre uko agenda agafungura umusore yaramwitegerezaga, ariko wamwitegereza ukabona amerwa ari kuzura akanwa kamira amacandwe bikamucanga. Alexandre akomeza kugenda ahekenya gatoya, agenda aruma ahekenya gatoya nk'umuntu wihaye. Alexandre twibuke ko ari umukire ukomeye cyane, umusore akanda mu nda nk'umuntu wari ushonje biragaragara cyane. Alexandre akomeza kugenda arumaho gakeya arya nk'abakire, aranje afata akasere ibage kiwe, aranje arahaguruka n'ingofero nziza nk'umuntu wari usa nkaho agiye kwerekeza ahantu hakorera kampani y'ubwubatsi, atambuka gakeya muri tayi nziza. Arangije afata bya biryo yabaga ntiyayimara, ashyira mu gashashi ajugunya muri puberi. Alexandre afata impeta ayikura mu toki nayo ajugunya muri puberi, akomeza urugendo rwe ku nkweto nziza atambuka anezerewe. Maze wa musore aratambuka ajya kureba bya biryo yabaga yarasize muri puberi. Alexandre abarakebutse, mu gukebuka akwitwa n'inkuba, abona umusore yaryohewe kandi aranezerewe. Alexandre arahindukira aramubwira ati reka kurya ibyo bintu ahubwo akira amafaranga agira uko wigenza. Yamuhaye amadolari 20. Umusore abyitegereje ati ayo mafaranga se usanzwe ufasha abantu? Ati oya, atariko gufasha ni byiza. Alexandre aravuga ati akira amafaranga, ariko umusore ati si nukubera icyo yampaye, ati ngewe ndumva nashaka gufasha kuko ntabwo ari byiza ko wafata ibyo bintu ari byo ufungura. Alexandre atakira amafaranga. Umusore abyitegereje, yitegereza ukuntu ashonje, yitegereza inzara afite, ati thank you, urakoze cyane, atugize neza. Alexandre arahindukira arakomeza na ya ngofero nziza, ya ngofero yabubatse cyangwa se yaba engineer abatekinisiye. Wa musore ubwo yarakomeje kugenda ashaka guhekenya, aravuga ati ariko sundi ko mbonye ibiceri wakwinyarukira kwimanukira, ariko yabigenza. Agiye kubona abona harimo impeta ya fiançailles. Amaze kwibutegereza abona impeta ya fiançailles, aravuga ati uriya mukobwa arayibagiwe. Yirebye, amurebye aratambuka, aravuga ati reka mukurikire ndebe ko namuhereza impeta ye. Ariko mu kugenda mukurikira nta maguru asiga imodoka yamaze guhaguruka. Biragaragara ko yahise atsindwa. Aravuga ati rero reka ndebe nta kundi byagenda, nta nicyo nakora. Iyi mpeta akomeza kuyitegereza, ariko iriya mpeta ni zahabu. Iriya mpeta amaze kubona ko ari zahabu nta kindi yakoze. Umusore yashakishije uburyo bwose bushoboka ko yamugeraho, akomeza gukurikirana imodoka mu ibanga rikomeye cyane. Ariko Alexandre akaba arashaka umuntu wo kugira ngo akore amasuku kuri kampani ye. Nibwo yageze ahantu aho bakunda kwita ku ndege, aho abashomeri baba bategereje. Urabona ko abashomeri hari abashomeri 2 bashimaga mu gihorihori, ubwo byari bikomeye cyane. Alexandre arasohoka, amaze gusohoka arabibegera, amaze kubagera arabasuhuza ati mukomere cyane, ati ninde ushaka akazi kajyanye n'ubwubatsi. Hagati aho wa muhungu nawe inyuma gato yari yaje ati rero akajyanye n'ubwubatsi ni company bise November 10th cyangwa se 10 z'ukwa 11. Iyo ni company ya Alexandre niko yitwaga. None baravuze ati wowe ngwino ahubwo ni nakubonye. Yaramwitegereje aramumenya, arababwira ati wowe ushaka akazi ngwino tugende niba ushaka akazi. Abantu basigara bababaye cyane, baravuga ati oh la la, aturyanye namba kandi yarahageze nyuma. Nta kundi byagenda musaza, ihanganire, nta kundi byagenda, ntacyo twakora. Alexandre amufungurira umuryango, umukobwa wubaha cyane kandi atambukana icyubahiro n'ingendo irimo confidence nyinshi. Aragaruka akomeza kuri vola. Alexandre arangije aramubwira ati nari nakubonye ariko washaka akazi? Ati akazi kamwe ndagashaka. Ariko si none kumbaza, urabona ntasa nk'uwakora akazi? Ati wagakora cyangwa urasuzuguye? Ati oya, ntabwo ngusuzuguye, ahubwo niba witeguye gukora akazi twagenda. Ati rero burya hari impeta wataye ahantu. Alexandre aramubwira ati yigumane, gumane iyo mpeta, gumane iyo mpeta. Ati kandi ari impeta ya zahabu? Ati zahabu nta kimaze iyo nta rukundo ruhari, ifite urukundo rwa fake. Zahabu nta kintu imaze. Umusore aravuga ati nibiki mwaka byaramwe? Ariko rero ntabwo ndi kugira ngo impeta yimfashe. Alexandre aravuga ati yizane, arayijugunya. Ntiyarebye ku mafaranga, ubwo aramubwira ati reka tugende. Umusore arumirwa uburyo impeta yatekereza ko Alexandre ayitaye, ariko nanone ntacyo bibwiye. Alexandre yarashaka kuyita nk'uko bisanzwe. Abandi rero b'abasore basigaye babavugaye na wa mukobwa ari kurangisha umusore
yarangishaga uyu musore ari kuvuga uyu muntu mbese nta hantu mwamubonye, wibuka ko ari wa wundi ujyanye na Alejandra gukora akazi muri kampani ye cyangwa se mu chantier. Muri ako kanya aramubwira ati nyamara ntago turi kumwibuka neza, ariko rero ngiye kubaha amafaranga, ayo mafaranga arahindura ubwonko bwanyu, murati biratuma butekereza neza. Ati misa mbyibuka, ati ariko uzi ko agiye kuri November 10, agiye aho ngaho kuri 11 ku 10 z'ukwa 11, niko uwo mushinga wari witwa, bari barawise November 10. Barakomeza, Alejandra nibwo yahageze mu modoka nziza ya Hyundai cyangwa se vane yo mu bwoko bwa Hyundai. Noneho arasohoka ati tugende tujye ku kazi, urebe nkwereke akazi uzajya ukora. Maze rero bageze kuri kampani, Alejandra aramubwira ati dore nahangaha niho ndashaka kugira ngo ujye umfasha. Umusore n'agakapu, biragaragara ko ari umukene kandi ntabwo abayeho neza. Maze rero akomeza kumwereka, aramubwira ati rero ikintu uzajya ukora ni ugukora amasuku, ni uguhanagura hano hose, ukahakora neza, inzugi ugahanagura, ati hasi hose ukareba ukuntu wakora neza, ibintu byose ukabitayarisha neza. Ariko nzabikora nta kibazo, ati ariko hari n'icyumba kiri inyuma nacyo ugomba kuzayikoramo isuku, ati akira n'ijire, atekera umwambaro uzajya wambara mu gihe cyo gukora isuku hano muri kampani yitwa 10 November. Maze rero Alejandra akomeza ariko hari akandi kantu nibagiwe, ati hano na hano atariko hahita haza uwitwa Sheri cyangwa se wa wundi we waramwambitse ya mpeta ya fiançailles, amuzaniye ururabyo. Aramubwira ati oya, ibyo wakoze byose ntabwo byavamo, nabonye uri gusomana na Tatiana, ntabwo byavamo. Tatiana ni umukobwa wari wasomanye n'uyu musore. Alejandra biramubaza cyane bigira nubwo abivamo. Aramubwira ati ntago byavamo, nta kiri kintu twavugana kijyanye urukundo rwawe narusohotsemo. Ati rero ndagusaba ngo nyemerera dukundane. Nibwo yamusunitse, amaze kumusunika wa musore witwa Josh Daniel yasurikanye ingorofani nk'umuntu wari ugiye gukora isuku bisanzwe. Mu gusubira inyuma abakubise ikibuno ku ngorofani, ati ariko wowe wavuye hehe? Ati rwose, ati ntonarebaga, ati ntonarinzi ko muri hano, ati nasunikaga nk'ibisanzwe ingorofani, ntago nabyiteguye. Alejandra aramubwira ati ariko n'undi munsi ni umukozi wanjye, ati mureke. Wa mugabo wa musore ati ndakwirukanye, ati ariko Alejandra ati mwirukana nkanda, ati ariko wibuke ko, aramubwira ati wibuke ko dufite imigabane muri iyi kampani, ufitemo 1/2 nanjye nkagiramo 1/2. Namate ndavuze reka kwangiriza ibintu nk'ibi, uzana imbobo hano zitagira 12 zitagira agaciro. Ndavuze ngo amafaranga yanjye, niba udashoboye kubana nanjye mu rukundo, udashoboye kwemera amategeko ntanga, turagabana amafaranga yanjye yansubize, kandi bitarenze ejo uba wansubije amafaranga yanjye. Alejandra aravuga ntayo mfite nonaha, kandi gukora kampani nzayakwishyura. Ati ejo ugomba kwansubiza, ati kandi iki gihe sinzagisange hano. Ariko bitaragenda. Alejandra abaravuze ati mana yanjye. Nuko amaze gutangara, umusore aramubwira ati ihangane, sorry bigenze bite? Ati ndikumva narira, ati kinesha umutwe, nkorera ibintu bitari sawa. Aramubwira ati wa musore aramubwira ati rero nabonye ko nari ntegereje kugira ngo nakubabaza gatoya ngira utuntu nikorera. Alejandra ati byihorere nta kibazo, atari kuriya nta narimwe azongera kungarukira mu buzima, ati n'undi munsi. Umusore aramubwira ati rero, ati ariko yaguciye inyuma. Aramubwira ati niko kimeze, niko cyabaye, ariko mbabarira ku bibaye byose. Nibwo rero nyuma gatoya uwitwa wa mugore ni umugore wa Jose Daniel arahamagara ngo Jose Daniel uri he? Abyumvise aravuga ati reka njye kureba, uwo ni wa mugore wanjye ushaka gukora divorce, nanjye arashaka divorce nanjye. Bose bombi ari Daniel ndetse na Alejandra bahuye, bose bafite ibibazo. Umwe afite ikibazo cy'urushako rw'umugore,
undi afite ikibazo cy'umugabo bari gukorana fiançailles. Maze rero muri aka kanya rero wa mugore amugatakira ibipapuro byawe bya divorce, ati divorce ibirimo byose, amategeko yose uyubahirize, ndashaka divorce. Ariko hagati y'uyu mugore wa Daniel yarashaka divorce kuko yashakaga inzu. Ati ngeri ya nzu ndayishaka, ati kandi ugomba gutsindwa, waranatsinzwe, ndashaka divorce kuko warakenye ibyo twavuganye ukiri umusore ntago byo wakoze, warakenye, warakubititse, bavuze ko uzagira amakampani byaragucanze, bavuze ko uzakora ibintu by'abagabo nk'umuntu w'umugabo ugahahira urugo byarakunaniye. Ati ni divorce kandi iriya nzu dutuyemo ngomba kuzayisubirana. Ati si none ko twabanye, ati ni divorce niko imeze, nta cyizere utanga cy'ejo hazaza, nta n'ejo hazaza heza uzagira, nta nubwo uzabaho, nta n'imibereho yawe. Umugabo aramubwira ati si none ko byari bigiye kugenda bisobanuka bikajya ku murongo, ni gute? Umugore ati no, nta murongo, nta gahunda ufite, urinjiji, nta bwenge ugira, nta kintu ugira, nta mugabo udahaha, nta mugabo udatunze, nta mugabo utita ku mugore, nta mugabo utambika umugore, nta mugabo ukurimo, wowe turakora divorce. Alexandre abaraje aramubwira ati my love, kandi uvuga ko ntayo basezeranye iby'urukundo, ariko yabonye ko arimo ikibazo. Uyu mugore wa kabiri amubwira uwo mugore, aramubwira ati ndi ex we, ndashaka gukora divorce, ndashaka gutandukana n'uyu mugabo kuko nta kigenda. Umugabo aramubwira ati niba ushaka ngusinyira kuri ibipapuro ndagusinyira, niba ushaka kugira ngo dutandukane nta kibazo turatandukana. Umugore ati nibyo nshaka, nibyo nkeneye. Ati rero okay, ni akazi kanyu. Uyu mugabo nawe niyo mwakundana nta kintu yakugezaho, nta heza, ejo neza he, nta kigenda, nta n'icyo azageraho. Aravuga ati rero ejo mu gitondo tuzahure dukore amasezerano yanyu, musinye ku impapuro za divorce, uzisome neza, uzaze uje gusinya, kandi igihe twavuganye tuzahurire kuri office ku mucamanza dusinye divorce. Umugore Alexandre aramubwira ati urimeze neza? Umusore aramubwira ati meze neza, ariko nta kibazo mfite, ntabwo byantera ubwoba. Ati njye mu buzima nabayeho ntabwo nigeze ngira ubwoba, kandi ibintu biri kubona nubwo abizi. Ati hari imishinga nashizemo amafaranga menshi, iyo mishinga imara igihe kinini, niyo mpamvu rero ari kubona ko nta kintu ngira, ariko nzi ko iyo mishinga izagira amafaranga cyane. Ari kwibesha cyane, inzu ndayimusinyira nta kibazo, ndayimuha. Atari ko ayo mafaranga, iyo miliyoni yose nzakira ntago azayibonaho. Uyu mugabo rero nubwo yagaragaraga nk'umukene, Alexandre akabona ari gufata baga, akabati tugire nkurangira akazi k'amasuku, ariko uyu mugabo ni umukire, yakoze ibintu bisa nkaho byamutera ubukene bw'igihe gitoya, ariko nyuma gatoya akabona amatunda, akabona inyungu n'umusaruro wabyo. Nyuma bakomeje kuganira, aramubwira ati oh la, ati ndimo ndabona mu maso yawe uri umwana mwiza, atariko nanone ingo zacu zikomeje kutunanira. Uyu nguyu ari kugira ngo sinye divorce. Ati si none witeguye gusinya divorce? Ati nzasinya ntacyo bitwaye. Ati oh la, atariko nkunze uburyo wihangana wa mugabo we, atariko dusubire mu kazi. Ubwo baraganiye gatoya, ubwo baravuze aho ngaho utawumva akantu. Aravuze ati yes engineer, aravuze ndi engineer, ngomba kujya mu kazi kandi ari gukora amasuku. Ntigeze yitakariza icyizere mu buzima, ntuzitakarize icyizere. Urabona aho ngaho Jose arimo kugenda sikororinga, yari afite akantu k'akarabo yateguriye Alexandre mu ibanga rikomeye. Aramubwira ati nkuzane nanjye nagutegurira akarabo, ariko Alexandre arazanye akantu ko kwishirira mu gifu. Aravuga ati gifu rwose kigomba, ikintu cya mbere ni ukuri, ikintu cya mbere ni imyaka. Aravuga ati akira, shira mu nda nawe ukuntu bigenza. Kumbe umwe yatekereje undi, n'undi yamutekereje, akubitaho ibintu by'umuneke n'ibintu by'amabiswi n'utuntu tw'umuto mu dukombe tw'abatumanyera ukuntu. Maze aravuga ati wayi kuki ubikoze gutya? Ati nanjye wamaye akarabo, nanjye nakuzaniye icyo kurya, aricyo bitwaye se nawe gira uko wigenza. Aravuga ati rero la, wasanga icyerekezo cyanjye kirimo kigenda kiguhitamo. Alexandre aramwegera, atariko wagira ariko rero ntabwo twabisizana neza, kandi nabagiye kurengera, reka mbibimo. Francis aramuhamagara, ni wa mugore we. Amaze kuhamagara ati ihangane gato nitabe. Aramwitaba. Amaze kumwitaba
ati nibagiwe kuza gusinya divorce zawe washakaga. Aramubwira ati gira vuba ndi ku nzu, ati kandi iyi nzu ngomba kuzayibamo, niyo ngomba kugabana ibintu byawe byose byo kwirirwa uravuga ngo umunebwe nta kintu ukora ukajya mu bigori. Maze rero uyu nguyu aramubwira ati ngiye gusinya divorce, ngiye gusinya impapuro za divorce. Ati cyangwa uri kujokinga? Ati ntabwo ndi kujokinga, ntabwo ndi kujokinga, ahubwo niba bishoboka twajyana ukamperekeza. Aramubwira ati bamwamurikira ubutumwa bugufi, baramubwira ati buriya butumwa abonye ni ubutumwa mubwira ngo kampani yawe aho bigeze ubu batangira kubona amafaranga, twamaze gushyira amafaranga kuri banki. Umusore aratungurwa, amwenyuramo gake mu ibanga rikomeye, aramwenyura. Urakoze. Birabaye niko yavuze. Ati ahubwo ntegereza gatoya, ndaje. Ariko Angela aramubwira ati ariko reka tujye kwa Royira tugereyo. Baragenda. Alexandre uburyo yatangiye kumwubaha, abona ko ari umugabo uzaba umugabo, burya umwana uzakura umuntu agihakambakamba. Alexandre mu gihe yaramufashe akakajire bajya kwa Royira ku mucamanza. Bageze ku mucamanza ngo nyamugore wa wundi washaka divorce n'inzu, aramubwira ati nta kibazo, ndagusinyira rwose, nta kintu iki ntakora. Niba wifuje ko dutandukana ntacyo bitwaye, inzu yawe yigumane, ntacyo yindi narayiruhiye, ariko ntacyo bitwaye. Nushaka umugore arumirwa marinette, si uyu mugabo usinyuka kakemera vuba. Umugabo ati nta kundi mubizane tubisinye. Baragenda hirya baja kufotoza kugira basigarane kopi, bari gutuma akadogo. Maze rero atariko rero ibintu ntubifate nkaho ari uguhangana nanjye nawe, ni divorce washakaga, ntacyo bitwaye, divorce ndayiguha. Ati urayimpa nyine, urayimaka n'iriya nzu ugomba ati ntacyo bitwaye. Ati araseka aramwenyura ati yaba wari uzi ko mfite miliyoni y'amadolari murajagara. Ati ntacyo ndagusinyira, wowe wananiwe kwihangana, unanirwa kuba maso. Kutihangana ni bibi. Umugore kubera kutihangana no kureba inzu, yarebye ibintu bya hafi, arasinya. Amaze gusinya, umusore nawe afata ikaramu, ubwo ni umugabo, arasinya. Ubwo yahise areka kuba umugabo, yagarutse umusore ati muratandukanye. Barasinya ko batandukanye, barabyemeza ko batandukanye. Maze rero umugore mu kwitegereza abona ntabwo arakaye. Umugabo ati mfite ibintu nashizemo amafaranga menshi cyane, ubu none bampaye miliyoni y'amadolari, bamaze kuyimpa kuri konti. Umugore akubitwa n'inkuba ati mana yanjye, ibi ni ibiki banyarwanda, ibi ni ibiki. Umugore arumirwa, biramucanga, atangira guhinduka nk'intare. Arongera yifatira Alexandra, twigendere karabaye. Baragenda rero, mu gihe bari kwigendera bigereye hanze, urabona ko bagenda batambuka rwose. Iyi couple irajyanye, itandukanye n'iyuriya. Urabona ukuntu bimeze. Ati David yatsindiye miliyoni, ati amafaranga ndabonye. Ariko ahangaha ntabwo yari yakabwiye Alexandra neza uko situation imeze, ntabwo yakamubwiye uko byestaye gahunda zimeze. Ego ahangaha ariko ariko ibintu bimeze neza. Ati nkoze ikintu kidasanzwe, ati nkoze ikintu cyiza mu ibanga rikomeye, ati nkoze ikintu cyiza. Ariko ntukanyinishe, nkoze ikintu cyiza. Ati se none iki niki? Ati tugende rero dusubire ku nyubako, dukomeze turebe uko bimeze, komeze kuba uri gukora amasuku. Ariko rero bariraje Alexandre arabata, ariko rero ibintu nawe ugiyemo ntabwo ndi kubyumva neza uko bimeze. Barakomeza afata imodoka barerekera. Bamaze kwerekera nibwo mu kanya gato bakomeje kuzamuka muri ya nyubako ya Alexandra. Mu gihe bageze muri ya nyubako ya Alexandra, umusore ariko batitse mbimubwire. Alexandra nawe byamucanze, ariko bati umusore maze gukora divorce ko mbona adasa nkaho atababaye. Ati haje wa mugabo rero, wa musore wakundanaga na Alexandra, bari kugenda batandukana kubera akavuyo ke agira kugusoma n'abandi bagore. Yitegereza wa wundi w'inyuma, biramucanga. Aramubwira ati humura, ati ndi hano, ati ntacyo, nizere ko, ati ngende. Aramubwira ati genda, ntacyo bitwaye, reka mvugane nabo. Ubwo aramubwira ati mpereza amafaranga yanjye.
aramubwira ati Paul nta mafaranga mfite nonaha aka kanya, nta mafaranga nzakwishura, hashize iminsi myinshi mpereza amafaranga yanjye, cyangwa se wowe wizane tubane, cyangwa se uhita usubiza amafaranga yanjye, urahitamo kimwe, turabana cyangwa se amafaranga yanjye. Aramubwira ati oya, ndabana nawe, twaratandukanye, warampemukiye, ibuka rya joro usomana na Tatiana, warampemukiye, ati ushaka kongera, ati ndakwiyamye, ati ndakora se nonde munsi, nyubaha. Wa musore barabyumvise, witwa Daniel, barabyumvise, abyumvisha ati ati wowe ariko wigira ibiki, wigira engineer ku buryo ushaka gusuzugura abantu, ati nkeneye ibihumbi byanjye 20 by'idolari, ibihumbi 20 by'idolari, kandi wibuke ko umusore afite miliyoni aryamyeho muri konti. Ati ibihumbi 20, ati mpereza konti yawe. Umusore amusuzugura, atariko nkawe, ahubwo ati narakwirukanye nkawe umaze iki, ati mpereza konti yawe nyashyireho. Sinori kubivuga, ati ntabwo bibaho. Alexandre aramuvuga ati reka nyiguhe, aramuvuga ati 9483 yitwa Moik Bank. Aramuvuga ati yitwa Moik Bank, arangije akanda akanyenyeri, aratsindagira ati reba kuri account yawe, amafaranga atahageze, reba se. Araseka akatareka, uyu muhirimbi nasanze ari gukora amasuku. Alexandre nawe mukwizera kuko nta n'amakuru yari afite, aramubwira ati reba ariko n'umukobwa Alexandre aramufasha ati reba amafaranga wayakuye he? Akubitwa n'inkuba, ati ikibazo ntari ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cyawe si uko ubonye 1/2 cy'amafaranga washuranye na Alexandre, amafaranga cyangwa uri umutekamutwe. Aramubwira ati avuye muri kampani yanjye, avuye mu mushinga wanjye, nateguye igihe kinini. Alexandre aramubwira ati rero amafaranga washize hano ararangiye, kuramo akaye karenge werekere, nta nubwo nzongera guhura nawe. Ati ariko umusore aramubwira ati koze ikosa rikomeye, ni wa mushinya nyine w'umurandanzuzi. Arangije arerekera aragenda. Amaze kugenda Alexandre aramubwira ati ariko amafaranga uyakuye inshuti yanjye, mana yanjye amafaranga uyakuye? Ati sinakubwiye ko nashuye muri Technova amafaranga amaze kuyashoramo bimara igihe kinini, arikunguka, none igihe kirageze Technova itangiye gukora cyane. Alexandre ati ayiyeye, ati ku buryo sibonamo miliyoni, ati n'izindi ziracyazana amafaranga yunguka, ni amafaranga ya mbere, ubu nakire miliyoni n'ibindi biracyaza. Ariko umugore yananiwe kwihangana mu bukene nari mfite, inzara yarandiye, ananirwa kwihangana, akomeza kwifuza bya bintu byiza byinshi, arabyanga, none birangiye ampaye divorce. Arakoze cyane kuko n'ubundi ntiyarashobotse. Ariko ikibazo cy'umugore ntabwo yigeze atekereza ko azabona igihe cyiza nk'iki, tuzagera mu bihe byiza nk'ibi byo kwinjiza amafaranga, tukwinjiza ibihumbi, tukwinjiza za miliyoni. Turantunguye kabisa, uri umunyabwenge. Ati Daniel, uri umunyabwenge kabisa, atari kurakoze, amafaranga yawe nzayagusubiza. Daniel ati ati nta by'itariki uzayansubiza, urukumva itariki uzayansubiriza? Ati oya, ati ntayo nshaka, ibyo tuzabiganiraho nyuma gatoya. Ati ahubwo reka nkubaze, utambwiye amakuru yawe ko mbona muba mutongana, bimeze bite, gahunda yitaye gute? Nawe ati rero, ati njyewe, ati ntegetswe kuguha amafaranga kuko urebye ukuntu usa ukwibufasha. Aravuga ati nangiye kugira ibyiyumvo muri wowe, nangiye kumva ngukunda. Arije navuga ati urenze kuba uri inshuti, ubona ko bonye, ahubwo tugende dufatanye iganza, niwe dukunda kandi nzakomeza ngukunde.